Anasema murabona abaciye imige nyine kuza kubisura umuntu ariko nawe mwajye muraheza ibanga gugurira no sasa nawe rwose abaciye imige kinini ikirona ushobora kujyanisha urukumva cyo dukeneye ibintu byinshi byo gukora mu kino gihe ibintu byinshi ubona cyane urubyiruko dufite ibintu byinshi bituzitira harimo ibi byose ubona byo kubura akazi imikorere byose ubona ko nta kintu dufite nitwa byo dukora sibyo nuko amaboko mu mifuka tugakora gugura sibyo hari ikintu ngiye atari kumva neza ni ukuvuga ngo dukore amaboko mu mifuka dukore ndabyumva birashoboka ikibazo n'imikorere nawe twakorera nk'ubu natwe tuba twarashomye bigaragara tuzabigenze dute nkawe umusore witera imbere wagira ikintu tumara koko nakubwira ikintu cyose wowe ugiyemo sibyo wagizeho umwete akazi kose wakora kaba gaciritse kaba gadaciriritse ahubwo gashyiraho umutima n'umuhati sibyo byose bigerwaho kandi ntawunanirwa mu kazi ubona ureneje reka yo papa ibyo bana abasubira mu gatsindye cyo nawe uziko yinjiye ashaka kumenya cyo mufuka se cyo nawe yinjira kubagara rega mwana twebwe ego bundi nta muntu ugenzwa na kamwe tondebera we shemi imeze bite we hano akora mutero ite byagenze ute nisibyo nishyize mu mufuka ariko bisa nk'ugaragara ko uri igisambo byandira babwiye ati aratangiye shemi umwana we rero byari byo abo kubagara gide gukimuriya guruka turebe guruka turebe uretse ko kari muti wari ukagenda kano gakorana shemi cyane mwana we shemi wowe shemi nawe uca hasi iyo dukuze kubagara ntabwo tubishaka hano ari akuyana ko ari umuturage iyo nguyu urabona avugira vuba none se mwana ntago cyahise yagiremo ngari akomeza mani teremunsi yatobotse mani se nta kuntu twanayisudiza ako banzuzanye inzara mbi wasanga afite ibintu byinshi cyane yanyweye mbase cyo n'ikintu kinarimo noneho mazi kire mureke yicare urarabwiwe ndatambiye waje tukukurikira nyirakazi sibyo ibintu byo kwiyara ibintu byo kubira mu asagasaka abantu ubona hano handitse umwenda ushaka kukurura ubona ibipangu bigufi batiti nzacyurira njyemo indani kugira ngo tubishaka ura amaboko mu mufuka kore ni niyo topic uziko shemi ngubona gutya wowe umvanye banza wumve shemi ngubona so mwana kuri wowe ariko amafaranga afite we niwe nayasimbuka kubera iki kuzigama nanjye iyo nkoze mu mufuka amafaranga nkuramo oya nyine ukoze mu mufuka wakura amafaranga hari igisambo kigendana amafaranga none yakura ukora imifuka y'abandi yegoni nta umuceri mwiza niwo kandi ubu niba bafata niba bazagufunga oya bazanakurasa bazakurasa ntabwo abizi ubu noneho nibyo ari njyewe uzi ko n'umupolisi mwiba imbunda ariko gusimwe basinziriye mureke ndakirano iki kibazo kumva asa nkaho yafashe ibintu by'ibiyobyabwenge James nkaho ako bizi ako baza ari ni ikimento ntabwo yuzuye n'umuntu by'amatabi oya reka nkubwire ubundi uhise udakuruye ku munsi urumva se shaka wasudiye mu mutwe ubundi wasudiye mu mutwe uretse no gusudirwa ubanza ataranaponshejwe bamenyemo amazi isingwana yarareze yarakoropke ntibigeze banareba haraje ryagera mu y'igitondo shimwe ngamugira inama nyine urabana ari uwawe basema nyine ari ukuntu hari utuzi dusigaye twibunza muri iyi minsi two gutwara amatafari bikoze inshuro zigera muri 52 amatafari mwana maze kugwiza inote y'ibihumbi 15 iwe ndashaka amafaranga ko ari menshi mwana
bamasenyisa senyisa ijana sometimes ariko nyine urumva ko uzi ko nta mukire nari nakora mu mufuka ngo nsange ibihumbi 2 nisenkisa cyatanu igihumbi ayo nabo bagiye guhemba abakozi ayo baba babitse mu nzira yazo nise ubwo bagiye bagendana nkabona yo nkura oya weho ibyo bintu byo gukuramo amafaranga mu mifuka bireke kumva ujye kwishantiye uganikiye de technical company limited ahandi bavuga ngo za madeyo zabonye abiri bagende bakore mu kiyende baratunda amatafari bapondagara hamwe havamo irangi okay kwese turanga sibyo abenshi ndabizi hanga abenshi nanyishije abashomeri kandi ikindi twanze kwiga sibyo kwiga abenshi ni uruhare rwanjye cyangwa rwawe cyangwa se inzindi imbogamizi runaka ariko nibivuze ngo niba ugiye mu ishuri uzuga byo kwiga ingeso mbi ahubwo rero mu ishuri kumva we rwana nuko babandi basigaye mu ishuri bazarangiza amashuri nawe hari icyo wagezeho sibyo okay arangije ishuri senior 6 sibyo wowe vema wenda P5 P4 sibyo ariko wowe hangana kuko senior 6 azaje kwirangiza nawe hari icyo wagezeho bereke wagarike makanga yo wagarike makanga nagarike makanga abo bakanga uwanyuma herekezaga abandi njya kuburaga ikibuga mbega ubwenge mwarimu wakwigisha rwose nawe ni umupfu umubona ntacyo mugira buri namwe rero ariko njye inyigisho batanze nazumvisha abyumvishe ukuyemo umwanzuro w'uko ngomba gukora amaboko mu mufuka ahubwo kandi yashaka gutwara icyo ari cyo mubaze uzi icyo bakora mwana si telefone se oya wibeshye dore iki cyo se iki ni cyo telefone none ese mama ngumbi yiba ndetazi cya Kigali none se rero bakoreye bari kukureba dore ni yagiwe ariko kamanze mubaze bari ni he mu majyepfo birashoboka ariko urizi batagukubise nyine nuko mumbujije gutwara ibyo nari ngiye gutwara none se hano bakorana na kiriya kintu nubwo bakita televiziyo ese mama hari ukuntu wowe wicaye ako burenge arumva ko mu majyepfo naho abajura benshi cyane ahubwo nawe ashobora kuba ari umujura watwishemo tutabizi ko ndabona buri kantu kose agakeneye ako bundi ngenda ashaka kwitiza ewe reka jewe reka mbe mbacitseho akantu gato kuko ariko ubwo najye ubwo ntiwansiga katwigendere ntiwansiga tuzaga kukosa tuzakumbura yego rani shaka wisubireho oya nabibyumvise ibyo bintu uzabimwigishaho neza ibyo bintu mubikurikirane ntabwo ngiye gukura amaboko mu mufuka gushyiramo amaguru sheme genda hariya uzanituna n'amareke ndaje mbitera najyana n'ibikombe yego rata mu mwanya nakubagana bambwiye ngo iki ni igitelefone kisi icyo kimara iki twihanganiye mwanya mu iki cyo mbona yinje kwandurura bino bintu ko mbona mwari mutangiye kubikora nanjye kugutwara yego shaka twigendere